Ubuyobozi bwa koperative Umwarimu Sacco buravuga ko buri gukusanya amakuru mu barimu bo mu bice bitandukanye by'igihugu hagamijwe kuvugurura ibijyanye n'ubwizigame ku mushahara wabo kugira ngo n'inguzanyo bahabwa yiyongere. Ibindi kuri iyi nkuru turabyezwaho na Kwigira Isa. Ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga ko ubwizigame buhoraho bw'abanyamuryango b'Umwarimu Sacco bugiye kongerwa bukava kuri 5% bukagera ku 8% by'umushahara. Aya makuru ntiyakiriwe neza na bamwe mu barimu bagaragaza impungenge ku nyungu z'iyo nguzanyo bavuga ko iri hejuru, nyamara amafaranga baguza baraye ubwizigame bwabo. Bakampa credit noneho kuri to ya 14. Ni gute ngiye mfata amafaranga yashyizwe muri banki n'abandi bantu nkabungukira make, hanyuma najya gufata yashyizwe muri banki nanjye ubwanjye akaba aribwo nunguka menshi. Mpita ndeba nkabona nta nyungu. Ubwizigame ni iki? Ubwizigame ni cya kintu, ni amafaranga cyangwa ni ikintu runaka nizigamye kugira ngo mu gihe nzaba ngeze mu mage cyangwa mu bihe bikomeye kizantabare. Nk'ubu ufitemo amafaranga miliyoni n'ibihumbi 850. Iyo ngiye kwakamo inguzanyo banyungukisha 14%. Ngewe umwaka warangira bakampa 4%. Kandi ayo mafaranga nayanjye ntago ari ayabo, ngo ni saving zanjye. Nkabona ko bitaba ari byo, kubera ko guhora abantu ntago hatirwa gusevinga. Gusevinga biva ku muntu, kandi ikindi ayo mafaranga uko bayongera nako ya mafaranga twongejwe agabanuka. Biryo ugasanga ya mafaranga twongejwe ugasanga nye nta kintu nyine cyabayeho. Aba barimu bavuga ko igihe cyose hafatwa ibyemezo bibareba bajya babanza kugishwa inama. Nayo 8% rwose ngiye nk'umwarimu ntago nyemera, kuko na 5% sindabona inyungu yayo. Imyaka Sacco imaze ikora yakoze iki ku buryo uyu munsi ushobora kutubwira ngo tugiye kongera ubwizigame bwanyu kubera ko amafaranga yashyirwaga muri leta agiye guhagarara? Nyine badukoresha inama bakareba abeshi icyo bavuze akaba ari cyo bagenderaho. Ako turayikora abeshi twavuga ngo ntago tubyemeye, bagahita bagenda bagafata imyanzuro y'ibyo batekereza. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubucuruzi n'iterambere mu Mwarimu Sacco Asimwe Robert avuga ko nta mwarimu uri gukatwa 8%, ko ahubwo harimo gukorwa ubushakashatsi kugira ngo hafatwe umwanzuro ushingiye ku byifuzo byabo. Abarimu nanone mu mirenge yose bakagerwaho umwe ku wundi, tukareba icyo babitekerezaho, noneho icyo ngicyo babitekerejeho kikazigwa kikanonosorwa, habonwa yuko koko bose abenshi umubare munini wifuje yuko yava kuri 5 akajya ku 8, ubwo ikivuye muri ubwo bushakashatsi kikazaba ari cyo gishyirwa mu bikorwa, kandi kikarebwa koko niba gishoboka nanone kigendeye no ku bushobozi bwabo. Ntabwo byarenza mu kwezi kwa 3. Koperative Umwarimu Sacco ihuriwemo n'abarimu bo mu mashuri ya leta, ayigenga n'afashwa na leta. Minisiteri y'Uburezi iherutse gutangaza ko ubwizigame bw'abarimu bugeze kuri miliyari 119 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya niyo bahabwamo inguzanyo zibafasha mu bikorwa bitandukanye bibateza imbere. Kwigira Isa, i Kigali.